ariko noneho barebe ino umugore yarapfuye ahurira mu ijoro n'umugabo we wari warapfuye mbere. Umugore ati reka dukomeze urukundo rwacu rwa mbere. Umugabo nawe ati twasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu, none ubu turi mu ijuru, ubu ndi ingaragu nta mugore mfite, ntumvangire, ubu hari abamarayika ndi gutereta. Umugabo bamujyanye mu kigo bavuriramo abarwayi bo mu mutwe Indera. Rimwe muganga umuvura abonye ko umurwayi atavuga amateshwa nk'abandi, aramubaza ati ese nkawe n'iki cyatumye bakuzana hano? Uwo murwayi ati ndakubwira. Aratangira ati nashatse umugore w'umusumbakazi, umugore usanzwe ufite umwana yabyaye ahandi, azana umwana w'umukobwa, bukeye atarongora uwo mukobwa. Ubwo umugore wanjye ababaye nyirabukwe wa data kandi ari we sebukwe, nanjye mbambaye sebukwe wa data, nawe ababaye umukwe wanjye. Wa mukobwa namushyingiye aba nyirabukwe wa nyina, na nyina ahinduka umukazana w'umukwe we. Yarakomeje ati haciye umwaka wa mukobwa abyara umwana w'umuhungu, uwo mwana aba murumuna wanjye, aba n'umwuzukuru wanjye. Nanjye nza kubyara umwana w'umuhungu, wa mukobwa data yarongoye aba mushiki we kandi ari nyirakuru. Wa mwana w'uwo mukobwa aba se wabo w'uwanjye kandi aba na mwishywa we. Umuhungu wanjye nawe aba nyirarume wa muramu wanjye kandi ari umuhungu wabo. Nunze mati none rero ndi sebukwe wa data kandi ari umwuzukuru we. Byongeye kandi uwo mwana arambyaye kuko ari musaza wa nyirabukwe n'umugore wanjye. Umugore wanjye ni nyogokuru kuko ari nyina wa mukadata. Nanjye ubwanjye ndi sogokuru wanjye kuko mbyaye mukadata kaba n'umugabo wa nyogokuru. Uwo murwayi wo mu mutwe mu gusoza ati narabibatekerereje babonye ari nk'amayobera, banzana hano banyita nyine umurwayi wo mu mutwe. Muganga nawe ako kanya kimara kubyumva baravangiwe, bahita bamuha igitanda aho ngaho Indera hajya mu bandi. Umukecuru agiye kwa muganga, nuko dogiteri atese mukecuru witwa nde? Umukecuru ati nitwa Mukamana. Dogiteri arandika arongera aramubaza ati rindi se? Umukecuru ariyumvira ati va gushyiraho Bosiko. Umukecuru Mukamana Bosiko. Umukobwa ati mukundwa ufite telefone nziza. Umuhungu ati urakoze. Umukobwa ati wayikuye he? Umuhungu ati niyo natsindiye mu masiganwa. Umukobwa ati mbega byiza, ubwo se mwirukankaga muri bangahe? Umuhungu ati twari batatu gusa kuko yari ngewe, nyirayo n'umupolisi. Iri ni isengesho abana bo mu muhanda bavuga mbere yo kuryama. Mana y'amaniga n'amatafu yose ari muri iyi si, urayoka kw'abakoboyi bawe tugiye kugangika mu kavumo, uduhe gupowesha freshi, uducyahire abakaritasi n'abarezi bose b'ikuzimu, ntibadukasire batanaduteza leta. Urabona ko uyu munsi twiriwe twakubiswe, uzadufashe mu gatigito k'ejo, uzatwomeke aho tuzatarasa hose hatazagira abaswa batwiyongoza, kandi nawe life tubayemo urayiyoka, ukomeze ubirangize nk'umusaza. Amen. Umugore ati mfite imyaka 50 ariko hari inshuti yawe ikimbona ko ndi mwiza cyane. Umugabo nawe ati wagomba kuba ari Edouard Gasada byaze bikuze. Umugore ati ubwo ubibwiwe n'iki? Umugabo ati nuko nzi ko ari gukunda kugura ibyuma bishaje muri aka gace. Umwarimu yarimo yigisha abana abereka ububi bw'inzoga, nuko azana ibirahuri bibiri, kimwe ashyiramo inzoga, ikindi ashyiramo amazi. Hanyuma azana umunyorogoto awushyira mu kirahuri cy'amazi, ugezemo urinyorogotora, bigaragara ko nta kibazo ufite. Hashize akanya afata wa munyorogoto awushyira mu cy'inzoga, wa munyorogoto uhita upfa utanasambye. Nuko ahita abaza abanyeshuri atese isomo mukuye mu byo mumaze kubona ni irihe? Umwe mu banyeshuri ahita amanika akaboko ati isomo dukuyemo ni uko umuntu unywa inzoga atagira inzoka mu nda. Nuko umuhungu ati mukundwa ngaho fora impano nakuzaniye kandi itangizwa na Imi. Umukobwa ati ni Mishenete. Umuhungu atoya wakishe
ongera ugerageze. Umukobwa ati ni imikanzu. Umuhungu ati reka da. Umukobwa ati ni imodoka. Umuhungu ati wabijambije. Umukobwa ati mpa andi mahirwe bwa nyuma. Amaze kuyahabwa ati ni imisaha. Umuhungu araseka ati reka wabiyobowe nguhaye andi mahirwe. Umukobwa ati ni imikweto cyangwa imikapu. Umuhungu ati uri kubyica, reka mbikubwire ni imineke nakuzaniye.